Wow, mwari kumwe na Odette Ingabire ubuzima bwa Laurence ndakubitse ukanda subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana inkuru zacu za buri munsi. Twasize Isimbi ariko baza mama ati uwo mushuti se yitwa nde? Mama ati ariko ise kuki ushaka kwivanga mu bintu ubundi uriya muntu niba yaraguhemukiye ukaba wenda waragize amahirwe nka gutabara kwayi ushaka gukomeza gukora revenge. Mwana wa uriya muntu umureke, revenge is for only for God. Isimbi ati mama ngo kwihorera no kwimana ako mama why siko mbona wahindutse, numvaga ari we muntu uzanshyigikira, numvaga ari we muntu uzabwira ibi bintu ugahita unyumva, ariko I become surprised. Mama cyagenze gute? Mama we yahise ntacyo nuko nyine njye numva twarika guhora aho Imana ikaba ari izahorera abantu. Isimbi ati mama that is impossible case, ibyo ntabwo bishoboka. Mama ngomba gukora revenge. Mama ndarababaye. Mama I lost my country. None ngo mama oya nakoreka tubireke, komeza uvugane n'iyo nshuti yawe ubwo reka njye kuri polisi. Isimbi yahise ajya kuri polisi atanga kirego aravuga ati umuntu wanshimise umwita gutya nomero ye niyi ndetse yewe n'ibintu byose arabitanga. Arangije Jerome nawe agiye gusezera umugore we niko kumusigira telefone amuga ati bebe warakoze kumpishira rero kugira bataza kumfata iyi telefone uze kuyigumana. Mama y'Isimbi ati none se kuyinsige? Jerome ati no kugira ngo awonge hose bankurikirana ahubwo reka tugurane nguhereze yanjye. Mama y'Isimbi ati none se bebe kubera iki? Jerome ati nakubwiye ko ahantu ushobora kujya hose bashobora gutrackinga bakamfata, ubwo rero sinzi uko byagenze tu. Mama ati okay ntarebe noneho ngaho yinsigera. Aho kanya Isimbi akiri kuri polisi yahamagaye ya nomero banga kuyifata. Na kindi kintu bahise bakora bahise batrackinga neza bigwa mu rugo kwa Isimbi. Polisi ati ko tujyane tukwerekana umuntu wakugiriye nabi. Cyagera ati ntabwo Isimbi ati nese ko mbona mu njyanye wacu. Polisi ati ako telefone batweretse ko iri iwanyu tu. Isimbi ati ahubwo mama nakomeje kumuhamagara nawe yanga kumfata. Ese ubundi mama wari mu biki? Kumana ndabona n'umuntu witaye kuba narakomeretse cyangwa naragize ibikomere, ariko it's okay. Umupolisi ati madame tukeneye telefone ufite? Mama y'Isimbi ati hu inde jewe? Umupolisi ati ego niwe turi kubwira dukeneye telefone ufite. Mama y'Isimbi ati njye na telefone mfite. Isimbi ati ese mama ko nakomeje kuguhamagara ukanga kumfata ubundi byagenze gute? Umugore ati oya isi urabeshya ntabwo wigeze umpamagara, so wampamagaye nkayibona nkanga kugufata ko kurumva ibyo bintu bibaho. Isimbi ati mama wibeshya ntabwo uhamagaye ndakubura pe, nese urumva ndimo ndakubeshya? Mama y'Isimbi ati oya isi sha wije ubeshya nawe wa mwana we dore kuba warigize umuntu w'umuhatari wije ubeshya. Anyway nta rero na telefone mfite. Umupolisi ati kandi tukirimo turatrackinga tukabona ko telefone iri hano wakiyanganye ukazana telefone ufite. Mama y'Isimbi ati nukuri mba nkuruga nta telefone mfite. Akanya bahise bajya mu cyumba bakuramo telefone. Isimbi ati mama iyi telefone ni ya wa mugabo wanshimuze. Mama iyi telefone wayikuye? Mama ati isi nani size ukuntu yageze hano bura wasanga yansinzirije akatwara iyanjye. Isimbi ati oya mama reka nizere ko ibyo ndi gutekereza atari ibyo. Mama ati mwana wanjye uri gutekereza iki? Isimbi ati mama wowe nawe uri mu bantu bangambaniye. Mama ubikoreye iki? Mbwira why? Wow, mwari kumwe na Odette Ingabire. Mwibutse kuza kanda subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana inkuru zacu za buri munsi. We have next part tomorrow.